bisubize cyangwa niyo mpamvu turyama nkabona urareba hirya sunde vugure amakuru iyo turyamye ko buntu utandeba neza muri iyi minsi wo mudinganye mu bimenye kurusha ubwiza ibitama byaraje ngaho re mane yanze wenda pfuye mu cyumba ngahore uwo mugeza mu cyumba cyane yakamwana amfata nka garafrere nabaga ngiye kumusura nkamugira inama ari ahubwo yakakubera indi nama ngiye kumugira kubera yariteje uramwana w'umuhanga iriya ndangamirwa yasoze ifite agahinda kandi imyenda yose yakamwa Petit frère agiye gupfa yakamwa nyandege kumurongo yitwa niki ramunigaze afite imyenda yiwe yarayisize inde yakoze ejo nabyumvise kuri tubicano agiye kumuroga ngo agiye kumwica nuko birakoroheye umva Brother story yari ikomeza yarageze bigenda nzavu sanga hari ibibazo byishimuru ugifungurwa ibyo bibazo itibaza muzo kandi nubundi ibibazo nibihe nyine zote no sanse yarakoze mu rugo yarakubiswe rwasa moya mama kwini ndasuragura musaba imbabazi ngo yibye telefone ngo zova yaraguse muzungu ni mu mbita ikintu mve ko amafaranga uyu munsi ni 25 muzima kwesha tuzajya kwita kizingaye ngiye ku bwanjye twagiye kuri 30 inyuma y'imisi 5 nanye nemeye sinzoka tore tugaragare neza tubanza dusenge hariya twa turi imbere y'ibihumbi bigira muri 40 ingahe tuze twa neza uko nawe cyagiye muri amusi utango inzoka ubu uri kuzinga uzagenda uri mu abari ibihumbi bingahe warabaze ni nka 12 iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, kanizere ko mukomeje kumererwa neza cyane mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi mwese mwakoze subscribe turabashimiye cyane namwe mutarayikora ndizera ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana ibiganiro byacu bya buri munsi ngira ngo nta magambo menshi ndibuvuge cyane kuri screen mukubona abantu batatu batandukanye harimo umwe waje kwakirwa hanabaje kwakira turi abanyarwanda twese yego turi abanyarwanda zeka mabwize ukuri oya urabona twaje kwakira mu diaspora wacu aturutse hano bita muri Amerika Chicago nimagiragereza Chicago kandi no mu diaspora ubu no mu diaspora yaje mu gihugu azanya amadolari azanya ni mu gihugu uzanya amadolari uje kutwigisha oya sinje kubigisha ku ishuri kaminuza urayirangije uzanya amadolari agiye kwiga uzanya amadolari yo muri manya ari gufata ku madolari yo mpamvu ariko arasa neza amakwine mufashe neza cyane zavuba mu manuka nawe azagufate neza nuribwa n'inzara uzawufashwe neza mama kwihasa wase pusi yandiye n'ibisambo byanize onyeberwa wa mugabo we undi mu Rwanda mupiki mura narakubise aba yakwinyenjejeho ugenda gitarutsa nawe mukubita ababeshya akubanza ari pusi ambwa muri uvuga ukambeshya ako burasi ya pusi utuza ngo ni yimuturanye harya hirya yiwanyu ya pusi ubuse cyose ko yagarutse mu Rwanda nawe waza umubomora nawe inzara ukazibanza ukamushishimura nawe nurese inzara zikurya uri kumubomora abyiwe tubwire rat Nzovu mama kwina agomba ko duturuka nano hamwe ni hamwe wowe uri wanjye so watinyuka kumbwira ngo ahubwo urugo rwanyu ngomba kujya ndusura mwashwanye nkabunga nkagira gute akugura oya na mbere waratwungaga na mbere yaho narageragezaga rwose twaga dufitanye uhari amana ishimwe uragaragara zaje nyuma yuko
Kiroso tarahari ese yarahari Kiroso ubundi muri rusange Kiroso ni sobukwe niki cyawe Kiroso ni muramu wawe asanga ari umuranga ni muramu aho kuki wanyu mu byari bikara gusa rero ukuntu asa none oya nta kibazo amakwiri n'igikara nani uko yitukuje yisize mukoro iyo mukorogo se wowe yigura se buruzi mukorogo ugura amavuta y'ibihumbi 3 yatukuza umuntu Kiroso noneho ngize amahirwe ugarutse mu gihugu bitewe yuko uvuye uri mu diaspora uvuye yagakiriya hariya ni ikindi gihugu iyo muri hariya ni ikindi gihugu hano wagarutse mu Rwanda nubundi iyo turi gutaha tuba Kiroso uragarutse ngize amahirwe mushiki wawe mutware amutware twara Yesu uramwirukanye twara bose ko twara iki wabungaga ko aje wise umwirukana uranyirukanye oya bivuge undeba hano ukimara kujya hariya muri cya gihugu narakubiswe ndakubitwa agiye warakubitwaga reba uheruka ava transit araza ngo anshinza ngo telefone ye ngo narayigurishije hari umuntu bita muzungu nimba ari muzungu gute yayivanyemo kode badukubita ibihumbi 40 muzungu atavanamo 10 twarayitwaye nasumba yaragoye ubusa ubwo no kuvuga ngo uremera ko umujura yavuye transit uremera ko umujura yatanye kumuta samaza ninjoro nduka inkoni saa 12 za mu gitondo oya bazubwire uremera ko umujura ntago ndi umujura nene nasigaye ku rugo noye kwasiga kuko byari biri mu rugo byose byari ugenda transit hari byonse igiye byo kurya Nzovu wenda buretse base Nzovu iyo mama kwenda kukubita kuryamisha hasi kuvuza ngo waruhutse inkono saa 10 mu rukundo mukubita muri mu rukundo mukarwana rwo kwisha ariko reka mabwe mwa nyine ambwira ibintu nkahita ngira umujinya ko yangiye umujinya wanjye uba hafi wiwe arabyo hafi mvoma hafi basanga mufasha ahantu nabishaka gutya nyine nkamufata cyangwa nanjye akafata ugasanga nyine oya ntago shyiramo imbaraga mubaze imbaraga ko afite inzazi azirusha nyirahuko inzara ndazifite ngiye mora nzica buri munsi ngizi n'izi wazeciye iri joro oya nzara ngiye ukubizi ngiye ese igifata umwanya wo kumucira inzara ngewe kandi ngenda ndazimucira ariko Kiro uzi ibintu Nzovu mukorera fata umwanya wo kumucira inzara buri kimwe cyose simbigukorera egera hano hino bivuga simbigukorera buri kimwe cyose nkakigukorera ariko no agiye kunzoga yengwenzoga nyinshi ngo usanga duserereye ako se ngere ajye umenya ko yanyweye basu gakiramo n'imiyaga nyine nyishyiramo namufata cyane oye umukubita gake ako reka mubaza ni nkakura nyine bukundana n'umuntu mugapfa nk'akantu gatoya mugaserera ariko ntabwo biba bikomeye mu kurwana mwakabyana hoye ari ukuntu umuntu umuserera nyine wamufataho gutya n'umujinya akaba yaje kandi Nzovu abigira ibya danje ariko hari abantu ngo byishimo byabo DJ hari abantu byishimo byabo ngo banoshana baryara inzara ngo bakaza guserera akambwira ati bakarira n'abishima bakarira hari n'abishima bagaseka ngo biba ngo ahita ambwira ati sheri kuramo imyenda none se ko utagenda yigose we uraheba se bagiye kukera buri wese yafata ibyishimo byiwe none ari wishimye ikiragi uwo mugore n'ikiragi Nzovu agiye gukiragi ngo inda yazi yarabimbwiye byose twahuye byose yabimbwiye oya nta kibazo ntacyo mugize mugira iki se reka nta kintu namukoraho rwose ari umuntu wishimye mu birindiro bya Yakamwana atarashaka wa mukobwa w'Imuhanga noneho ageze mu byishimo aravuga ngo majerwa yose ndabiguhaye nibikururana na za kontineri ibaza atanze ikigega cy'u Rwanda imisoro yose y'u Rwanda ituruka arayinyereje yose imodoka ya Sadunda anyuze hariya ura n'imodoka ya Sadunda ashobora yarayitanze oya ese yaragiye imodoka ira modoka ya Sadunda mu bwoko imwe wabonye ya Sadunda iri mu bwoko bayita Gikeri Nyamabondo ngaho bayita Gikeri Nyamabondo yewe n'amabondo cyagemeye kuri kome yewe n'amabondo Nzovu mbarumbwiye
Imana ibabarire rwose njya gushaka kuri Nyamabondo kandi bimenye Nyamabondo gute uriya mugabo koko afite inda nini yakararya cyane yagiye yihangana gaheza ako nzovu baravuze ngiye mu minsi nari maze nda sinari maze igihe kinini amezi 6 ariko ngo hari indirimbo ngo hanze ngo muri Sadunda muririmbira akaririmbo ajya n'iriya modoka yo wabonye yagutwayemo muririmbira akaririmbo no mutinganye seniki muririmbira akaririmbo kurukundo uramukunda mushwane kumuhungu n'umuhungu n'umukobwa none se muri biyo ndirimbo itonde ndirimbo isoyiri Sadunda uri umutinganye cyawe bimenye biba ngombwa ko ambomoza namubomora vugize Imana yanjye we uri umutinganye bisubize cyangwa niyo mpamvu turyama nkabona urareba hirya sundeba vugure amakuru iyo turyamye ko umuntu utandeba neza muri iyi minsi wowe mutinganye ngo bimenye kurusha ubwiza ibitama byaraje ngaho Mana yanjye we ndapfuye uba mutinganye ngaho muririmba iyo ndirimbo yiririmba mbone ko yirangiza nayumvise oya yiririmba yirangiza gucuruza mu kabari kiwe arimo kuyumva nimba arimo gucuruza inzoga yayumvise ariko nzovu hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo wateye inda ngo makwini aratwite nana n'utese batwaye ako watera umuntu inda umuntu uri muri onapo ari muri onapo arahari naho byivye wabeshye makabyara mwe kuri muri onapo arabeshye nayo uri nge se ndi muri onapo buriya reka mbere ayo napo barayisaka we reka mvugisha ukuri ivyo bimeze nk'abya barayisaka onapo arabizi tubwira nzumva ku kaboko bundi nakantu kagapera cyangwa mu kaboko gutya karimo se bagashira iburyo imoso ari hose akaboko bahaye bashyiramo ari hose ku kaboko iki kirabizi se none se karimo uragafite agapira ukavanyemo ujya mu rushinge ujya yakana umwana ashaka amakwi kuza urere umwana arera umwana umene indeso renjeti urazizi renjeti ni iki ranjeti urazizi mukecuru wanjye mbyara w'Inyanza ranjeti nigeze aha turi mu mujyi uko nubyara umwana nzagura igitenge ngene nkatakata udupande banacyo bazamuguza umutwaro niragane mbaza akabazo naye nkunda kubaza yego ranjeti umva ari nk'iki nitwa dutambaro bajyaga bakata abana mu gihe cyacu bajyaga batuha kugira ngo tutituma amabya akajya muri ka gatambaro bagahita bajugura serviette mubaze n'amaranje sizo mu kabari amaranje si bya bitambaro bamesaga nayo amaranje y'umweru nawe se muza papier hygiénique ariko menya igihugu uvuyemo mutagize na papa ntago mwigize kiro gitangira kumumenyereza yuko ibintu by'umwana agomba kuzabigura gahoro gahoro nago bigurira rimwe amafaranga se wayabona uyu n'umubyeyi urumva ko nzovu inshingano wazakiri njete no tunumana umeze nka yakamwana uri kumva nzovu tuba dutose nyine umwana asonye kumusura reka mbabyiza yakonye kumusura yakamwana yashatse umugore w'umwana w'Imuhanga akomeye ko ataramushakara afite indangamirwa inda ya Sodoma none yamuteye n'inda niyo makuru yamutwite cyokora ese yarimuteye iyo nda yatekaga kavange najyaga twavuga ko ikiganiro kwa gisaje kwa manibo nkayekeza yakamwana nkakozamo nkakayiko nkatamira yakamwana bari batangiye kuzaba mwoza ibirenge mu gitondo bagashyushya umushyushywe siko bawita none se inda niyo cyane yayaka warumvuze ko kandi waguriye baramuteranyije kandi none se yabagarihe ni gute wabona ko umugabo bari kumwoza ibirenge uburiye yagiye kubasura none umugabo mwogeza musaro cyangwa mu cyumba uwo mwogeza mu cyumba cyane yakamwana amfata nka garafurere nabaga ngiye kumusura nkamugira inama ahubwo yakakubera indi nama ngiye kumugira kubera yariteje uriya mwana w'Imuhanga iriya ndangamirwa ya Sodo ifite agahinda kandi imyenda yose ya yakamwana iri ku ndangamirwa amakuru ufite amakuru muyakangagiye umuceri bena tamusengera yakamwana uramusengera mu kiganiro ahubwo amakuru ufite ngagiye kugwa muri umuntu we uriya mugore wa yaka itonde ibyo ngune
umwana n'umuzana ngagiye uriya mugore wa Yaka makuru gifuhira inzovu cyane rwo sabizi se nawe baragufuhira yefuwaga ora ariko afuwa cyane uvuga ngende mu gahinda Petifura agiye gupfa yakamwa nyandege ku muntu yitwa niki ramunigaze afite imyenda yiwe yarayisize inde yakoze ejo nabyumvise ko cyane agiye kumuroga ngo agiye kumwica nuko birakoroheyo akonze vushaka uruvuga ngo uriya mugore wa Yaka agiye kukurangira ngo murumuna we none umubwize kuri madamu Yaka uhamagara Nzovu umubwira ngo ugiye kumurangira murumuna wawe ndabizi uzambona mumurangire ubundi ngiye twahora amaso ku maso yari yambona afite ibigeragezo muri imi uzira no kumumurangira kubazanira umwana nkamubaterekeye nzemera mutwe bakaraba murera mubyare mubahereza umwana wande wa Nzovu umwe bandeze wowe na murumuna w'umugore wa Yaka se yavuze ngo zakurangira wa murumuna we Inyanza se mu gihe cy'Inyanza nyoko mama wanjye byumve sasa mufata uzamurera yamuheka umuheruka ryari nese uzaba umujyanye kwa Yakamwana ni waguteye inda oya erega madamu Yaka zaguhereza murumuna we so wabimbwiye ariko uzavugisha kuri mama ibyo bibazo umuntu imbara mu diaspora imbavuye Chicago muri Amerika nibyo ibibazo byacu wenda se ko kagihari nta byatubayeho adahari urumva ni bya bibazo baguturaga wenda kuko niwe muhuza wabo ariko gusa mama weho na Nzovu mfashe twakire Kiroso tumubwira ngo urakaza neza mu gihugu kandi urisanga Imana rwose kiro pe Imana ishimwe najya marana gusengera pe ngo tahe urahamagara umuntu uri ariko Nzovu yarambwiraga ati ugiye n'agasombe tumwakize dusangire yigose kameraman nabikurikirane rero muhamagare nasaba Imana nkavuga ati Kiroso nataye ariko Nzovu ngo amakuru mfite ngo mbere yuko ngo Kiroso aza ngo wamaze umunsi wa mbere wagiyeyo ukimenya ko agiye kuza ntibamuzana si kuwa gatatu se twagiye kuwa gatatu ndi kumwe n'umushoferi wa Kiroso usibye ko n'afite ibibazo yataye urugo Yakamwana ni wabimbwiye arahunga aturugo mvuga ariko bose ndagenda mbavuga bakimisi ngahe rwose bataramurekura ngo bamubahe none iminsi 3 kwa gatatu turategereza baratuvuga ngo ceceka we ntago wiza abanyagikongo ntago mwiza abanyenyana b'abanyagikongo dutaniye kuva iwanyu ugere iwacu hari na 800 arimo muri abaturanye turi bamwe muri bamwe udaciye ihuye ariko ajya avuga ati umugore wanjye turetse Nzovu dusobanura wize wowe kugira ngo bivuga mu gifaransa ibyo bintu bimubwira mu gifaransa ibyo bintu atandemwe umva noneho twari twiteguye ko Kiroso ava mu kindi gihugu akaza mu cyo mu Rwanda ngo aribyo bita ngo systeme ikoranabuhanga batarize ngo ryari ryanze tumushyira muri system yaranze indege yanze guhaguruka niba bagiye kukurekura umuntu gute indege yanze guhaguruka ariko turategereza turicara muzungu Yakamwana yageze ubwo ararambirwa ngo ngende mu cyumweru cyaboke ngo mureka nisangire umugore wanjye ngiye mfata ibirindiro aho ngaho ariko ngo mwari mufite n'inzoga ngo mwaje kunyakirana n'inzoga narasabire nayo yego ngo mwari mufite inzoga mu modoka Sadunda ngo yari yabazaniye ngo yari yabatwaje inzoga mu modoka niwe batwaje imodoka rega Sadunda sigari boss nimba afite akabari agomba ko harimo nose ebyiri ibyuma ibintu byose amakesi abiri cyamaye nkaze amakesi abiri yose bari bazaniye bari baje kuyita umenya niyo mpamvu bataba ariko ikintu tutazanye ni indangamirwa kuko twumvaga ko numva mu cya gihugu uje mu gihugu cyakubyaye cyo u Rwanda twari dufite agacupa ariko
abagore no kuzitse mutamukire n'umugore iyo bakuzana umugore nibyo bya mbere kubera yuko neze twe kumuzana umugore Sadunda ariko tuma nawe guhita mukwakwanya kabakunda kobe yigose nase amayoga mwaberaga ari byo binakeneye yarakeneye iki mbere na mbere umugore ntago yari akeneye kurya agakena n'umugore mbere na mbere ubundi mbere na mbere ushobora gukoramo rimwe kabiri ku mugore ukagira gute ukajya ku mugore avuze ngo iki uko gute si wowe wamaje kurya se cyagiye ufungiye hariya ni yarafungiye inzovu yarafungiye transit byagenze bite bayita transit ariho hitwa kwa Kabuga yego ko nibyo nanyeneye bya mbere neza ko cyo wari ubikeneye mbere yuko mbiguha ko cyo wese unkubita Brother story yarageze bigenda inzovu sanga hari ibibazo byinshi mu rugo ugifungurwa ibyo bibazo itibaza muzo kandi n'ubundi ibibazo nibihe nyine Zote no sanse yarakoze mu rugo ibi nyine zovura reba yuko ari umuntu woroshye uko kiroso ubavuga ko naje mukene mvuga ati ndaruhukira kwa sheri wanjye rwose sheri ibyo ari bunkore ndaryama neza yagusigare ku rugo muko wagera mbona umuntu wameze nk'ikiragi se wa mugabo we umaze iminsi uri kare ngo wapi nguraje ngo ubusengo se wabaye isugi mbwatse nimba narabaye isugi yakugiriye ubwoba nawe ngushaka ko ufite ubwoba agira ubwoba nyine bwo kunkoraho yamuzaciyeho nk'ukwezi yibaba we ukwezi ubwo warihanganye koko nihangana mwikise yese ndi Yesu ngaho re yese nakihangana reka bamuciye inyuma uranagiye ahantu kwaje ndamwihora turakomeza turaryama gakubitswe nose ukwezi ko zakwaga vugisha ukuri kwamaze reka sinabikora ngo urarwaye nawe ndwaye se rwaye nawe naravunitse ngo darwaye we ubwo se ibibazo wari uvanye harantu ninjye wari ugiye kubikema njye minga umushike nshoboye yarambwiye ngo imyaka umuvanye yara ngo sigiye imyaka ushaka arasabiye imyaka irahari uzi ikibazo naze mfite feri ya mbere ana ikibiryo n'umugabo wapi gwararyamye yaranguriye ndarya ndahaga mu kurya re nasaze yanatetse gose mu guhaga wabanaga hakurikiraho iki ngaho re ubwo urimo kwigisha bucece mu gace nawe avuye niho twabigeranye yenda ubwo nawe ibiryo aho ari niharyaga ubwo nawe ugiye kumwica none ibyo washakaga ubucece mu gace se nawe nibyo agiye gushaka ntabwo ari byo yashaka jewe nibyo nashakaga nisohotse nje yende kuvuga ikibazo cyakiri ku mutima wanjye bose we ntabwo wajya kubibona vierge ngo turatwara mpaka mu gitondo twarwanaga se ngushaka iki mwarananaga akakureka akaryama agasinzira akagona ngenda gona ngiye umuntu n'umugabo ndagona ngaho re inama yaramukandagiye muri senarimari nibazaga niba inamba yaramukandagiye muri senarimari reka mbabyize ukuri mama Queen ntabwo avugishije ukuri ngiye kumena umuceri hasi yaraje avuye muri transit ariho hitwa kwa Kabuga ngiye nari yansize ku rugo imasoro sigara ninjye wamusuraga buri wa gatanu gukina nkamwandikisha nkajya gute n'umuvandimwe wanjye mwene naramubwiye Kiroso si yuko Kiroso ari wa muntu ntabwo urabona kwa Kabuga basura saa 9 za nijoro na moto yagiye kunyica hano hafi ya gare y'i Remera ndamusura ngira gute nakoreshaga 3 ku munsi sinabonaga n'ukuntu njya no mu biganiro none afunguwe yabanje kunywa ahantu bita mu Gashyekero kwa murumuna wiwe none we yaje cyokora aranakoze amakosa hari telefone nawe yari yibye irimo kode icyo gihe mvugana na muzungu nese buretse iyo telefone ifite kode mvugana na muzungu nese ko ari telefoni irimo kode nta kono kode muzungu ataba ngo ngwino ndakora ku muntu ngo uba ku giti cy'inyoni njye nukambekere mari iyo telefone nari nayibye
ariko wari uyifite kuri mukoro oya bivuge njye nyizi hehe nayo ibyo telefone ugiye kose anyuzamo amezi angahe na nyira twamuhindura umusazi none atakirozi yo telefone umuturanyi uracaginga mu rugo bita Aline uwo mugore ayisanye mu rugo nibwo bahise banjyana muri iyo minota nyisiga mu rugo none se ni gutavuga yuko n'iryo telefone iyo telefone na nyira reka nkubwira amakuru reka mvuga amakuru n'uwo mugore bose ari batatu bakagabana amakuru none mama ko ugiye kibazo abuzungu ubwo nduva ari nawe ari muri bagira bayazana none bose nanzovuga ari batatu iyo telefone abanje kujya kwa nandi ko no bita Aline njya kuyigurisha centre baduha 20 ngo irimo kode mama mpamagaye muzungu ngo ibyo nabyo ngo biroshye ngo kode ni 10 ngo nabi byo guteka muzungu yabikoze vuba kode bayivana maya mukuzamo kode muha 10 na bingahe na 2 Aline nawe umugore umwaye mwana telefone baduye 40 nyirawe ntabwo yasakuje se nimwamumenye oya ngo bamuhaye 80 ende babaye 80 nzovu na muzungu n'uwo Aline 40 baduhaye kandi ngo nyirayo ngo aramutsanaje yarashakuje yaraje ngo bamugira umusazi namugize umusazi ubwo nibyo navugaga mama Queen yarafunguwe yarakubiswe kwa saa moya mama Queen ndasuragura musaba imbabazi ngo yibye telefone ngo nzovu yaraguye muzungu nibura yantabaye hari ikintu yagufashijeho nyuma yahise ko nakubitwaga buriya nibura yakamwana ruta muzungu nigeze kukubitirwa mu gashyekero mama Queen wankubise iryo joro ngo yakamwana yabaga mu kiyi ngufe yakamwana cyanganaga na wezerendo yakamwana n'umusirikare ariko yamaze kunkura amaboko ngo ubu narashatse ndi mu miduha ahubwo niyame iranda ye yatereye inda umva ndashaka ko tuzagusura yakamwana jewe tuzajyana nawe na mama Queen jewe mu bantu badukurikiye yakamwana nawe ndamukumbuye afite intebe imwe atarenza n'isane ebyiri barabifite bamuhaye uyu munsi kwa kangahe nzovu umwemereye umwemereye umunsi kwa gatanu ejo yakamwana ejo hano twari turi bazambwira mushyire igitenge wemeye igitenge wowe ku mugore wawe ejo gishyashya igitenge cyana cyo yambara udupantaro neza ntago mwamukira ibitenge ko yazakimugurira wese wowe umwemereye iki cyumwemereye yemwemereye ni kwa katuya nitakizinga umva wo mwemereye iki takizinga mu mwitaki numve ko amafaranga uyu munsi ni 25 munsi 25 tuzajya ku itakizinga ngiye ku bwanjye twagiye kuri 30 inyuma y'imisi 5 nanye nemeye cyo sinzoga iki inzoga z'iki zitagira izina akunda mitsingi nzaguya mitsingi wowe nta kizigenera se oya ako waza mukutira nose kugira nanjye nsome no ya Primus oya ni ya Primus cyangwa Knowless mukaya kangu cyangwa fata cyangwa insoga no murokore ashaka satani nkiri umugore we yamukuye yakoraga he yabaga Muhanga afite mukuru y'abantu bitaza na Norvege kwafi yo kwandimba ese hari amakuru ufite yakaye umugore wawe yamukuye n'ukuntu bamenyenye kuri social media ni kwa kundi yakamwana avuga ite mu biganiro uzi ko bashaka kukuntwara uzatumuka ahubwo ni ugifite gike umva abo mu gikoni isombe yanjye n'ubugaye muyagarike ushaka n'umugabo kumva arankunze social media ayihagarike isombe se n'ibiki kumva bagahita banireta bahiza nyisange na Kiroso bucece mu gace none ubwo yakamwana n'umuhungu wanjye ndagufana araza barana iryo joro bora umbwira ubundi bwaripimishije buri bande yaka n'umugore we nazo mwapimishe se urabeshye urabeshye ni ndwaye muri imishoro zingahe sida warampimiye rimwe imishoro nkenye ukoreshe kare ndwaye akoresheje iki wasane ntari muzima
none se ngenda arwaye ntabwo nagupimye dusambanye inshuro imyaka ingahe si nkafi nk'irindwi ngo dusambanye imyaka ingahe si nk'irindwi umwana arasambana koko waba utarapfa atarafata n'imiti utarajya gufata n'imiti uzavugira anniversaire ku itariki zingahe wagira ngo urapfuye ndacyembeza ukwa mbere ndacyembeza ukwa mbere ya mbere zo kwa mbere igihe ki bitewe n'uko umwaka ugiye urangira uzajya kugira ryari 2026 hari Jenny's Comedy ngo uzasubukura ku itariki mu kwa gatanu ku itariki ya mbere ku munsi w'abakozi ndi kubona Yakamwana mansha byose umbabarire ubushize Yakamwana yarasinze tuzajyemo gitore tugaragare neza tubanze dusenge hariya tuba turi imbere y'ibihumbi bigira muri 40 ingahe tuze twaye neza nuko nawe cyagiye muri amusi utamwumvizo ubu uri kuzinga uzagenda uri mu abari ibihumbi bingahe warabaze ni nka 12 guprofisinga guprofi nibyo abayigira wambabari ariko ni kwa kundi ujya imbere y'imbaga ukabashimisha kugira ongera usemo nawe agashara uziko bucece mu gace anavuye muri cya gihugu yize icyongereza yasize mu Rwanda ngiye byananiye kugira so kuba yaje wishimye Zava ariko wishimye kuva navuye hari ndarangiza turabona ndarangiza nsenga ngira gute tugiye gusoza aramushyira ku murongo hanyuma Kiro wenda twagize amahirwe waje mu gihugu ukigera mu gihugu niki cyagutunguyemo akijya ku kibuga cy'Ikanombe yabonye ko hahindutse buretse tubaze Kiroso ni mu miduha ntabwo ari kanda mu miduha imageragere bahita Madrid ariko ubwo urumva nzavu nyine yahise akomerezaho hari ku kibuga cy'indege wasanze bimeze bite mu gihugu uko wadusize wasanze bimeze bite yasanze ntacyo mwagezeho usibye Sadunda wahinduye imodoka buretse nawe agira icyo avuga kumuca mu ijambo buri umuntu wakoze cyane Sadunda yari afite ivatiri ya Kiroso ariko asanze afite imodokari nimba ari jipe nimba ari vewe nimba ari bahita ngo icyarya ngo bahita ngo iki ngo ngikere inyamabombo ariko mu bantu bahinduye cyane bakoze cyane ni Sadunda twese nanjye ntabwo ntacyo nahindutse nakoze biki ntacyo nahunduye ahubwo kuba wansiga banyibye 200 nirakwibye Mama Queen ubwo se narakwibye yarakurikiye nabanyakubikiye ntago narakwibye wazaba yaraguze mu ishyamba iwanyu ku Gikongo iriya shyamba niryo tuzahe uno mwana wenda ngo umwana iriya shyamba tuzariha umwana okay ngiye kubaza Mama Queen ikintu kimwe imbere y'Imana Mama Queen hano tembere itangazamakuru vugisha ukuri ko unwitiye ubuzanye imbere ya kamera se vugisha ukuri nimba unwitiye kuko ngenda kunzwe hano n'uburyari nutabyara umwana mugufi urashya nka nzovu udafite urutwe nk'urwanzovu uwo mwana azaba atari uwanjye none se nyoko murasa cyangwa so inde nyoko murasa cyangwa so cyangwa barumuna bawe nyoko nyokuyemo mugufi nyoko nimba ari nyoko ko wamwubashye nose si nyoko mabukwe ari we nyoko iyi nshinzi y'umugore yashaka ibyo bizo banza mbere kunyuba banza ubahe mama wambyaye oya mama wawe ni nyoko akaba mabukwe mbese si ikinyarwanda nigeze njya kukwerekana uzanyerekana nuko nazamwerekana cyangwa agacupa goto ibyo baguhaye none se uri kuma byeri ubuza reka kujya kunyereka nyoko ngaho re mabukwe nyoko kuyo utavuga mama wanjye ngo nyoko aho kuki abagore bikije musike mwarashinze ngo nyoko nasuze na mabukwe rwose niba bari umuntu akubwira ngo onkle wawe yabavuze rwose onkle ni nyokorome ni musaza wa nyoko naho anko ni nyokorome ariko abana b'ikige babakira basigaye ngo
anko Ngako abavuze nde? avuze nde bwa n'umugabo n'umugabo wa nanjye shatse umugabo n'umugabo wa nyina wa uzi nanjye Queen shatse ubu ngubu umugabo amwita shatse umugabo anko kaza ari umugabo wanjye oya ahubwo ibintu byateye ngo dadi Dade ko bavuze ngo ushatse ibyo mberuka ubona umwana wa Sadunda yiga i Bugande yaraje abwira Sadunda ngo dadi ntabwo azi kuvuga papa ngo dadi ni icyongereza bako ndabona ibyo bigiye ni icyongereza bari nk'iki. si papa w'umuntu se dadi umeze ute ngo dadi ngo I love you ngo je t'aime ngo so much ngo nzovu ngo ye mugufiya ngo je t'aime ndabwe se umwana wa Sadunda ko ari anegwa akakanya Nese murakubye ngo murakubye ngo am coming home yakubye ngo iki. akasha nawe uvuye mu cya gihugu utegeye kudukanga hano mu Rwanda Yakubye ngo iki. kasha ndaba umusore nzovu rantarashaje okay ni wize Tanguresha. bucace mu gace ugeze mu kabari ka Sadunda ugiye gusaba primus mu cyongereza ubwiye abasereveri uzavuga ngo iki mu cyongereza mu cyongereza uvuye ngo kwiga hari ahantu kandi wowe urabizi nanjye ntabyo nzi ni nubwo soro nubwo Bari byinshi ugura ngo sura. mubeshye bivuge Utangiye kuvuga kiraye ndavuga Gibibyeri. cyangwa kuvuga ngo welcome ngo ntabwo bavuga primus bari kuvuga ngo welcome bio welcome kwa Sadunda ngo murakaza neza turashaka byeri Nese ngo ni mu cyongereza. ni cyongereza Cyo cyongereza. ni igifaransa nakwirwana igifaransa ni cyahese Dovye ifaza kibaho. ariko ndamuruse bitewe n'iki cya gihugu yaravuyemo Nese mvuye okay Kiroso enda nk'urugero ugiye kunya kandi hari umuntu ushaka kuguha uburenganzira bwo kujya kunya uravuga ni umwarimu uravuga ngo iki mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. mu gifaransa nta kibazo Je vous demande la permission d'aller à la toilette. s'il vous plaît yarakaborotse Tuganire mu gifaransa. Ngonganiza uko ushaka. monsieur Kiroso bonjour Bonjour. uvati nibyo Uvati uvati c'est quoi? uvati ndakwaje uvuye hehe wari gutumbwa ngo Sodoma wigiye komeruka ugiye munsi y'igiti Cyamageragere. Mavuye. amageragere Ngwa Sodoma. Sodoma aragutwaye kandi umugore ntabwo uzamutungana. ahubwo dore ibibazo mfite noneho abagore bayakamwe bose muri njye bafite ibintu byose njye bifite mama Queen wabyumvise abagore bangaye Kevin ndamufite yaronguraga mfite ziko ibyo mgiye gute ibyo nyetse nibyo kujya uvuga ngo yakanywa na sida afite wowe nayo ufite ega bura sida ntabwo meruka sida ni indwara nziza yarabyanze aho kujya ungenza ko bagupima yarabyanze wese bagupimye se wabyanze mbere se wabyemera Ngaho suza abantu bimageragere mu okay reka nsuhuza abantu bari mu cya gihugu kimageragere anigereza mukomeze mwihangane ntashe Gifaransa nese ubwo ndabwa mu Kinyarwanda nta gifasa bazi cyongereza. ese undi abantu bagiye mageragere bitewe n'ibibazo bafite bazi igifaransa Oya barabyize. mu gifaransa sinabishobora reka mbabwire mu Kinyarwanda reka ndi kumwe n'umuvandimwe wanyu Kiroso bucece mu gace we igihe kiwe yagarutse mu gihugu ndabwira abari majyage mukomeze mwihangane igihe nikigera namwe muzataha Noneho nyine babwira. na sheni ida turika Nese bivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Kwa ibyo dushaka. urundi rurimi wumva Cyangwa mu Giswahili uko ushaka. Giswahili amuri mama ko bivuga inkandagera bitaba nanjye umugabo birananiye data mukomeze mwihangane isaha nigera nk'uko iya Kiroso yarageze ku wa gatatu turamutegereza turi mu modokari ya Sadunda nziza cyane turategereza
biba ngombwa ariko baratwirukana njye ndetse mfata ihema ndaraho hafi ya Kamwana kuko yashatse avuga ati ngiye mu rugo mfite inshingano z'urwo yafite n'agafuka karimo ibitoki inyanya ko yakataha saa 9 z'ijoro agiye ku mugore agakomanga aho yagiye barayibera iminsi 2 mu nzu base babasubiza amafaranga ariko nanone ya Kamwana atitonda nta cyumwera amara ari kumwe n'umugore nazaba ngo ndamurose ura mugore ngiye ayo kwezi okay reka DJ nadufashe iki kiganiro wa mugore tugisoza ngira ngo wenda tujya ku mwatse tugasoza dusenze nabyo twaza kubigiraho wenda mu makuru mashya tugira ngo tubaze Kiroso wenda haruko uwasize hano wenda no gutabidusubije nongeye kumwanduza amaso uraza nongeye kukwanduza amaso atubajyo jya nibanga kweli yewe ntabanga n'umugore narongo ndabivuga okay Kiroso ibi wenda uraza kubidusubiza rimwe akina ko bajembere turadusubiza hanyuma imbere indani ukigereyo bwa mbe nambe niki cyagutunguye banze kumukubita oroshye kashi oya buretse atubwire we ntago uragerayo mu byantunguye rero natunguye no muri kira n'ikindi gihugu uko ndaza kubivugaho ngewe ndaza kubivugaho mu kindi kiganiro kiribuze gukurikira ibyantunguye abantu nagiye mpurira nabo ndetse n'ibyo nagiye mpabona byinshi bigiye bitandukanye ndaza kubibabwira ubu ngubu ndi kwakirwa na Nzovu Amakwini nibo banyakiriye ariko ndaza gukora ikiganiro cyihariye kiza kubisobanuraho kuvugaho ukuntu yaremeze abantu baza kwihangana baza kugikurikira kuri Sawasawa ndetse no kuri Manzi na Innocent cyangwa kuri Yawe TV baraza kugikurikira ndaza kugikora kuri Innocent uramuzi kandi Innocent ko adaheruka hari undi mushyashya noneho wemeye gutanga kabari noneho rero ngurashaka kunsengera tugira ngo muri iyi minsi maze iminsi ndangiza ibiganiro sengera yaka ntago nsengera Kamwana akahoza ubivugaho kuri umusengere yego se bandi sengera ibibazo mfite nabyo mbere yo gusengera abandi ikibazo wise Mana ishobora byose Mana ni uyobora isi n'ijoro Mana ikiba cyose ni cyawe Mana nkweretse abakunzi ba Sawasawa TV aho bahereye hose haba muri Amerika haba muri Afrika haba aho umunyarwanda haba na Kigali Mana Sawasawa yavuye mu gihugu yagarutse mu kindi ubu yagarutse noneho abo yasigiye YouTube channel harimo Juma ntabwo yakoze cyane twari twamwemwe ko ngiye na Kamwana tumuha ikiganiro kimwe buri kimwe ariko yabyitwayemo nabi yagiye mu mushinga wo korera inkoko ntiyareba YouTube channel ya Kiroso ko igomba gutera imbere amadora ntabwo yiyongereye none ubu nyirayo buyagarutse ari mu gihugu ndabikweretse byose ndabikweretse ngiye nkubise ikuzimu amadayimon yose tuyarakubise mwizina rya Yesu ndi kumwe n'indangamirwa wanjye Mama Queen nawe ndagusengeye katira abagabo bose baza binjira Nzovu ndahari amafaranga yafite icyo kurya uzakibona ariko ntuzongeye kunkubita inzazo mu ijosi mwiza rya Yesu Mana ishobora byose ntabwo naremewe sidibaye ikibono cy'Imana mbisabye mbikuye ku mutima ku Yesu Kristo ariko uyu nawe wagira ngo afite amashitani arimo kundogoya uwo ni Mama Queen wamupangiye nibura akava mu ndangamirwa kuba afite abagabo 100 bagiye kwijiza Mana yakoze koko nubwo acuza umufuka w'amakara n'ibishyimbo ntiyatera imbere ibyo mbere gusa n'ibibane ku mutima mwawe amen nuko dusoreje ikiganiro Imana ibarinde.